no ndajya nkubwire ngo ibintu byakomeje kuba byabakasa mutwe, ibintu byakomeje kuba byaba bibi cyane hano kuri filime yacu yiswe urwobo rw'inzitane. Abantu benshi barimo baribaza ni ese bimeze gute, ese bigeze, ariko najya nkubwire ngo burya buri kimwe cyose twagiye tubona biriya twabibonaga ari nk'itangiro rya filime. Uyu munsi wa none nakubwira ko buri kimwe cyose cyagiye kiducika hano kuri filime yacu niho kigiye kuba cyajya ku karubanda, cyangwa niho kigiye kuba cyajya hanze. Uribaza ni ese ni ibiki tugiye kuba twareba kuri uyu munsi wa none kuri filime yacu yiswe urwobo rw'inzitane. Uribaza ni ese iyi filime ni ibiki uyu munsi wa none tugiye kuba twaganiraho cyane. Gusa byo ndagira nkubwire ngo ikintu ukora ni kimwe, ikintu ngusabye ni kimwe, kutaba wahunga cyangwa ngo ucikwe n'akantu na gato hano kuri filime yacu. Nicyo kintu nakubwira cyo, kankubwira ngo ibintu byabaye ibindi ibintu byageze kuri ya level, aho nakubwira ko ibintu byose mwagiye mubona hano kuri filime yacu byari nk'ibikino. Uyu munsi nakubwira ko Jory cyangwa twavuga ku izina rya Jory na Juliet, ibintu bigiye kuba ibyajya ku karubanda byose ibintu bigiye kuba byajya ku karubanda byose, aho nakubwira ngo mama Jory mwenyewe yigaragaje kandi avuga ko ibyo mwankuriye byose mugomba kuba mwabyishura. ndagira mbwe ngo bagiye kera kubusa urushigishira kandi mukasko rugatwara nyoko. Nicyo kintu niko baca umugani mu kinyarwanda ati urushigishira mukaso rugatwara nyoko. Nicyo kintu nakubwira cyo hano kuri filime yacu. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ibintu birakomeye cyane, ibintu biteye ubwoba cyane. Guys, ndagira mubwire ngo mama Jory yabaye nk'umusazi cyane, yabaye nk'umusazi mama w'abana, kubera kubona amaraso ye yabaye nk'umusazi cyane. Gusa byo abantu benshi murimo muribaza ni ese nyuma yuko ibyo twagiye tubona byose bihari, ese niki kirimo kuba giteganyijwe gukorwa nyuma y'ibyo twabonye byose. Gusa byo niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndaguye ngo kujya dukomeza ikiganiro cyacu, making ashobora ko wakoze subscribe. Buri kimwe cyose ndagira ngo nkubwire ngo burya sometimes amaraso arakora cyane kurusha buri kimwe. ndagira mbwire ngo twagiye tubona ibintu byinshi cyane hano kuri filime yacu. Tubona abantu benshi bahora bahanganye, tubona benshi cyane bahora bahanganye, ariko ndakeka ko hano kuri filime yacu iswe urwobo rw'inzitane byose bigiye kuba byajya ku karubanda. Agafaranga ibye bigiye kuba byamurangiraho, gafaranga ibye byose bigiye kuba byamubana ubusa. My friend, nibyo bintu bavuga ati uyu munsi uri gukora ibintu bibi wishimye, ariko ejo ntibiza kuguhindukira. muntu wanjye habe n'uzakureba, nta n'umuntu uzijya asubiza amaso inyuma ngo akurebe, kuko azaba ari kuvuga ati kukureba ni ibyago bikomeye cyane. Ariko icyo nakubwira cyo kuri uyu munsi wa none, ni ibyishimo bikomeye cyane kuba yongeye kuba yahura n'umwana we, noneho agahura nawe amuzi. Ubwa mbere yatorotse aramucika atamumenye bya nyabyo, ariko kuri uyu munsi wa none agomba kuba yamumenye kugira amenye ati ese uyu muntu ninde. Kuba ajye amenye bya nyabyo ko ari umwana we ni ibintu byiza cyane, ni ibintu abantu benshi twe dukeneye kuba twamenya. Abantu benshi ndakeka ko bari bafite iki kibazo, bibaza ni ese azaza kuba yamubwiza ukuri ko ashobora kuba ari we mama we wa nyawe, cyangwa umwana akaba yamuvumbura ko ari mama we wa nyawe, umwana wari warabuze mu gihe gishize, ariko kuri uyu munsi wa none akaba yongeye kuba yahura n'umubyeyi. Nicyo kintu nakubwira, kuko hano kuri filime yiswe urwobo rw'inzitane hari byinshi tugiye kuba twareba tukaganiraho, tukamenya ati ese birava he birajya hehe, ese ni ibiki birimba bishobora kuba byaducanga hano kuri filime yacu nk'abantu bagiye batandukanye tubana umunsi ku wundi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi
ibintu byakomeye cyane, ibintu byageze kuri rwa rwego natwe tubireba tukavuga ati ese ibi byo birahererera hehe? My friend, ibintu byakomeye pe, mutabijyango ni ibikino bya bindi by'imikino uyu munsi wa none, ibintu byakomeye cyane, ibintu byageze ku rundi rwego rwo hejuru cyane, kambabwira ngo mw'abantu mwe mujye mwitondera abo mubana nabo, mwitondere abo mwita ko ari abagabo banyu, mwita ko ari abantu ba hafi kuri mwe, kuko rimwe na rimwe nibo badutenguha bakatugambanira, yaba batari bo batugambane, hako kugambanirwa kwacu bakabigiramo uruhare. Icyo cyo sinzi niba uri kucyumva. Akenshi na kenshi kugambanirwa kwacu kugirwamo uruhare runini n'abantu twizeraga, kuko niba hano ku ifilime yacu Uwera yaragambaniwe n'uwahoze ari umugabo we bya nyabyo. Hano muri filime yacu yiswe Urwobo rw'Inzitane, urabona ko umwana ari amaze igihe kinini yanga uwo twakita nk'umubyeyi we, amukubita umunsi ku wundi, amufata nabi, nyamara uwo ari kurinda si we mubyeyi we wa nyawe. Nicyo kintu kijya kitwica umunsi ku wundi, nicyo kintu gituma abantu benshi bagira trauma zidakira, kuko akenshi na kenshi umenya ukuri igihe kirimo kugusiga. Sinzi niba ako kantu urimo kukumva. Abenshi na benshi tumenya ukuri time yadusize cyane, kuko nka kuri filime yacu ndakeka ko Julia agiye kuba yamenya ukuri, ibintu byose byagiye, ibintu byose byamucitse, haba mama we adafite igaruro ryo kuba uko yamusuzuguye yabisubiza inyuma, azaba yamusuzuguye byararangiye, buri kimwe cyose kizaba cyararangiye, ibibi yamukoreye ntabwo bizasubira inyuma, ariko azamenya ukuri kose kuzuye. Icyo kintu cyo mucyumve kandi mukimenye, kandi mwibuke ko yaje kuba yatoroka uyu mwana witwa Juliet. Ubungubu Juliet ari kumwe na Romeo wiwe, nyuma yuko twagiye tubona ibintu byinshi bitandukanye, Juliet agashimutwa, noneho Jonathan nawe akomeje kuba yamubana ikibazo gikomeye cyane. Jonathan yakomeje kuba yamubana ikibazo gikomeye cyane, yibaza ni nje Julia wanjye, gusa byo siko bateta mwa basore mwe, ari uko nguko mushaka kwegera abantu mukunda, murabona ko ajya amubangamira cyane, kandi gusya ntabwo biri fair, ntabwo ku muntu w'umusore uri seriye yakagombye gukora ibi. Sinzi niba ako kantu ukumvise impamvu nkavuze. Hari ukuntu abantu twigira ko turi abantu bari strong, nyamara twese ntabwo turi strong, twese turacyari hasi, turaciriritse cyane. Cyo rero sinzi impamvu twumva ko turenze cyane, ugasanga rimwe na rimwe turi kwangiza ibintu byinshi cyane, kubera ko twibwira ko turi strong, nyamara ntabwo kuba strong, ahubwo turi cheap cyane bitewe n'ibikorwa byacu dukora, cyadukorera abantu umunsi kundi. Cyo rero nimukajye mwiyumvamo nk'abantu bari strong, ntacyo tuba turi cyo, ahubwo yuko twe twiyumvamo ibidahari, pe. Iki kintu sinzi niba ucyumva. Abantu twe twiyumvamo ibidahari, nicyo kintu gihora kiduteza ibibazo bikomeye cyane. Kuba uyu mugore yumva ko kuba Julia ahari, yumva ko afite buri kimwe, nyamara nta na kimwe afite, kuko namara kumenya ukuri turamuzi buryo ki Julia ari umugome kurusha Juliet. Nari nka Juliet w'umwana mwiza, ariko Julia we twaramubonye nta mikino, gusa by'uyu mugabo nawe afite ikibazo. Uyu se twakita kari nka se wabo, uyu mugabo nawe buri munsi aba ari gukiza abantu, aba ari mu ntambara z'urudaca. Sinzi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hano ngaha ikibazo kirahari gikomeye cyane, ikibazo kirahari gikomeye cyane pe. Gusa byo umwana ahuye na nyina nicyo kintu cyiza kiri aho ngaho.